Yeah, I'm Godfrey Kalema, the Executive Director of the Fatanya Organization. I'm in Rwabichuma sector, Mubuga, and the Kabisile village. All these people you see have just finished receiving water filters. They get their water on a stream called Naruka. The water is extremely dirty there. It looks like this, so it needs to be filtered for all these people to have clean water like this. So they are here ready to say thank you to you for your good support. Abana, thank you. They are thanking you very much. Twari tumaze igihe tunywa amazi mabi ariko ubu muduteye inkunga yo kunywa amazi meza. Nkanjye ndiheraho umudamu, hari igihe naburaga amazi nko muri iyi minsi imvura yagwaga, nakava nk'aha akajya nko kuvoma hirya ku Mubuga. Ubu rero turanezerewe, ntabwo tuzatinya kunywa amazi y'imvura, ntituzatinya no kunywa aya ngaya mutudahiye kuko tubonye ko nta kibazo ateye, rwose ari meza, afite isuku. Urumva umeze aka kanya umaze kubona amazi meza yo kunywa nyuma y'imyaka n'utwaka? Ibintu biranejeje, mutugiriye neza. Ubu nta kurwara inzoka zituruka ku mwanda uturuka mu mazi mabi, tuzajya tuyayungurura twinywera amazi nta kibazo. N'ushoboye kujya gukora umurimo yashaka abanza yanywe mu gitondo, nagira n'akantu yajyanamo ayajyana arimo anakora, yongera aze kongera yasubira yanywe. Tuzajya tuyanywa kenshi rwose nta kibazo. Turangije tunabashimira, tubasabira n'umugisha ngo Imana ijye ibaha guhora mutanga, kandi Imana ijye ibasubiriza aho mukura buri gitondo mu kigoroba. Amen.